abazatinda kuri iyi si muri twe igihe kizagera basaze. Benshi tugerageza kwigiza inyuma igihe cyo gusaza, ariko kizagera uko byagenda kose. Ibyiza no gutangira kubitekerezaho kano kanya, nubwo ari igitekerezo kidutera impungenge, ari nayo mpamvu tubaho tubika udufaranga tuzadutunga muri icyo gihe gikomeye. Wigeze uganira cyangwa ugendana n'umusaza cyangwa umukecuru ushaje bya nyabyo? Babigenza bate ngo kuzamuka akayesikariye gato bibatwara igihe kingana kuriya? Babigenza bate ngo bibagirwe buri kintu cyose bumvise cyangwa se babonye mu kanya gato? Babigenza bate ngo babwire mu ijwi riranguruye unabegereye cyane ariko bakagusubirishamo? Mbifurije impera z'icyumweru nziza. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Twifashishije imbuga za internet ndetse na raporo z'ubushakashatsi tuza kugenda tuvuga muri iki kiganiro, reka twinjire mu ruhu no mu mibereho y'umusaza cyangwa se umukecuru. Biyumva bate? Ubushobozi bwabo mu mibereho bugarukira he ugereranije n'ubw'abato? Ni ryari umuntu atangira kumva ko ashaje? Ni ryari aba ashaje mu by'ukuri? Tugiye kugenda mu gihe tujye mu isi y'ubusaza. Isa abakiri bato muri mwe batazi, isa nibatera ubwoba, ariko nta muntu n'umwe ushobora kuyica muri humye. Mbahaye ikaze mu kiganiro wari uziko. Hatavuyemo benshi, twese dutekereza ko nidusaza tuzajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Twese dutekereza ko tuzaba dufite ingufu, tukajya duhora mu ngendo dusura inshuti twungutse mu buto, dukina tunaganira n'abuzukuru, dusoma ibitabo, mbese dusa naho twishimira ibyo twagezeho mu buzima bw'imyaka 70 cyangwa se 80 tumaze ku isi. Twese dufite isura nziza y'uburyo tuzasaza, ariko se koko ibyo dukeka niko biba bimeze ku myaka 80 y'amavuko? Itsinda ry'abashakashatsi biyise Specimen bafashe umugabo w'imyaka 36 y'amavuko, bamwambika imyambaro ituma neza yiyumva nk'uko umusaza w'imyaka 70 yiyumva. Yambaye inkweto zifite talons zikoze muri plomb, ku buryo aza gutera intambwe zijijinganya, agakandagira adahamya, ibirenge bisa n'ibititira. Ahagana ku bitsi yiziritse bimeze nka bya bindi abakinnyi ba volleyball bambara cyangwa se abamotari bambara mu mavi ngo badakomereka, byitwa cheviere. Ibi byari byo gutuma amaguru yaremera. Mu mavi naho yambaye nka bya bindi by'abamotari byitwa genouillère, byatumaga ingingo ze zicika intege. Yambaye uturinda ntoki two kugabanya ubushobozi bw'intoki ze bwo kumva ibyo akozeho. Yambaye jile yuzuyemo umucanga ku buryo imukuru rimuganisha hasi. Yambara ikintu kimuzengurutse ku gikanu kimugabaniriza ubushobozi bwo kunyeganyeza umutwe. Yambara amadarubindi akozwe ku buryo amugabanyiriza ubushobozi bwo kubona, ndetse na casque cyangwa se byabiye kuteri binini bipfuka amatwi bigabanya ubushobozi bwe bwo kumva. Ibi byose ni ibikoresho byakozwe n'aba engineer ubusanzwe b'abahanga mu gukora ibikoresho bitworohereza ubuzima. Wambaye ibi byose uhita wiyumva neza nk'uko umusaza w'imyaka 70 y'amavuko yiyumva. Reka duhere ku buryo bwo kureba. Mu kwambara amadarubindi akozwe ku buryo agabanya ubushobozi bwo kubona, Vincent w'imyaka 36 y'amavuko wakorewe ubu bushakashatsi yarebaga ibintu byose akabona birimo ikijya kumera nk'igihu. Nibyo niko abasaza n'abakecuru babona. Ahagana ku myaka 45 y'amavuko no hejuru yayo, amaso y'abantu atangira kugira icyitwa presbytie. Ntabwo ari indwara, ahubwo ni ugusaza kw'ijisho. Iyo ukiri muto ufite imyaka iri munsi ya 35 cyangwa 40, ijisho ryawe riba rifite ubushobozi bwo gukurura ibintu bikwegereye cyangwa se biri kure ukabibona neza cyane bikeye. Kugira ngo ishusho ize ijye mu jisho ryawe bikorwa n'agace k'ijisho kabi nyuma y'imboni kitwa cristallin. Aka gakurura ishusho kakayitunganya mu jisho neza, kakabikora neza nk'uko icyitwa autofocus kibikora ku byuma bifata amashusho. Buri gihe iyo urebye ikintu kiri kure, cristallin yawe irikwedura biturutse ku kwirekura kw'inyama ziyikikije. Uku kwikwedura wabigereranya n'ibyo bita kuzuminga mu gufata amafoto. Iyo ureba ikintu kikwegereye, inyama zikoresha cristallin ziyikikije ziriyegeranya, maze cristallin ikabyimba, maze icyo kintu ukakibona mu ngano yacyo ya nyayo. Iki ni igikorwa kibutabigizemo uruhare na ruto, babyita accommodation. Uko umuntu agenda akura mu myaka, za nyama zikikije cristallin zitwa muscles ciliaires zigenda zitakaza ubushobozi bwo gukweduka. Nyuma y'imyaka 45 y'amavuko, za nyama zitangira gucika intege, maze ntizibe zigishobora kwiyegeranya ngo zibyimbishe cristallin umuntu abone ishusho neza, cyangwa se ngo zikweduke cristallin ikurura ishusho iri kure neza. Ikururana ishusho ingufu nke cyane, maze ishusho ikaza irimo ibihu.
ni nka appareil ifata amafoto yarwaye cyangwa se yashaje ikaba itakibasha gukora zoom cyangwa se gukurura ishusho ngo rize risa neza. Uku niko abasaza n'abakecuru batakaza ubushobozi bwo kubona neza. Umuntu urengeje imyaka 50 y'amavuko uzatangira kwemera ko ashaje nubona arimo kuzamuka ku rwego cyangwa se ku ma escalier. Mu mavi ye atangira kumva nta ntege zirimo, ubwe yumva aremereye hagana mu ngingo ze zose. Ibi bituruka ku gusaza kw'amatembabuzi aba mu magufa ndetse no mu mahuriro y'amagufa yitwa imisokoro. Impera z'amagufa ye ziba zarahinduye imiterere, ahahurira ibyitwa ingoro cyangwa se turiya tuntu tugize urutirigongo haba harakamutse. Amatembabuzi aba yarashizemo maze bagatangira kurwara imigongo, bakunama bagataka. Ubunini bw'inyama zabo zose z'umubiri buragabanuka, ahavuye ingano runaka y'inyama hakajya ibinure. Inyama zigiye zisa nk'izikoze uruziga nizo zibasirwa mbere y'izindi, ibitugu, ikibuno. Hejuru y'imyaka 40 y'amavuko utunyangingo twohereza amatembabuzi mu misatsi duhagarika akazi, imisatsi kumagara igatandukana, kandi utunyangingo twitwa melanocyte tuvubura imisemburo yitwa melanine natwo duhagarika akazi. Melanine niyo misemburo itugira abirabura kuko umubiri wacu ifite ku bwinshi. Iyi melanine ni nayo ijya mu misatsi yacu ikayigira umukara tsiri. Iyo ugenda usaza, melanine ijya mu misatsi igenda igabanuka, maze imisatsi igatangira gutakaza ibara ry'umukara ahubwo ikaba umweru. Ubwinshi bwa melanine mu ruhu rwacu abirabura buturinda imirasire ityaye y'izuba. Ingano ya melanine uruhu rwacu rufite niyo ituma tuba inzobe cyangwa se ibikara. Umuntu ugeze mu zabukuru amaso yafatwa n'icyitwa presbytie, ni ugusaza kw'amaso agatakaza ubushobozi bwo kubona, mu gihe amatwi ye afatwa n'icyitwa presbyakuzi, ni ugusaza kwa bimwe mu bice bigize ugutwi bigatangira guhagarika akazi. Gutakaza ubushobozi bwo kumva bitewe n'izabukuru byihuta ku bagabo kurusha abagore. Ahagana ku myaka 50 y'amavuko utunyangingo two mu matwi dukorana n'ubwonko dutangira gusaza ntidusimburwe, maze umuntu agatangira gutakaza ubushobozi bwo kumva. Umuntu yavuga ukumva arasa naho ari kure kandi akwegereye. Vincent, wa musore w'imyaka 36 y'amavuko wakoreweho ubushakashatsi akambara imyambaro ituma yiyumva nk'umusaza w'imyaka 70, aturusha kumva ko abasaza n'abakecuru biyumva. We azi neza ko ibyo yibwiraga ko azakora nasaza byose bitazapfa gushoboka. Ntabwo natekereza ko gusohoka iwawe mu rugo ifite imyaka irenze 50 ari ikintu kigoye. Natekereza ko ninsaza nzazenguruka isi nsura inshuti n'abavandimwe, ariko umaze kubona ko bizansaba kongera kubitekerezaho cyane. Kenshi nibaza ibibazo byinshi birebana n'uko nzaba meze ninsaza. Nibaza kenshi uko ubuzima bwanjye buzaba bumeze. Kugira ngo umuntu cyangwa se ikintu kivuge tucyumve, nuko iryo jwi ryinjira mu gutwi kwacu rigatigisa ingoma y'ugutwi. Ubusanzwe ijwi naryo ubwaryo ni umutigito w'umwuka. Ingoma y'ugutwi kwacu yegeranye n'utugufa duto cyane twitwa osselet, natwo dutigiswa n'ijwi ryinjiye mu gutwi. Ni utugufa dutatu, tukaba utugufa duto kurusha andi magufa yose dufite mu mubiri. Twose uko ari dutatu wadushyira ku rutoki rwawe tugakwirwaho. Ni utugufa tutajya dukura na rimwe. Ubuzima bwawe bwose tuzaguma tungana uko wavutse tungana. Utadufite nta kintu na kimwe wakumva. Osselet cyangwa se utu tugufa nizo ndangurura amajwi z'amatwi. Ijwi ryose ryinjiye mu gutwi, utwo tugufa duhita turi ku inshuro 22. Umutigito w'ijwi ryinjiye mu gutwi uhita ujya mu gutwi kw'imbere, oreille interne, mu cyitwa cochlée. Cochlée ni igice cy'ugutwi gitwikiriwe n'ubwoya bwinshi cyane. Iyo ijwi ritigishije osselet, ubwoya bwo muri cochlée nabwo buratigita. Ubwoya buteye ku gice cyo hejuru bushinzwe kugenzura no gutunganya amajwi avugira hasi, mu gihe ubuteye hagana hasi bwo bushinzwe gutunganya ijwi rivugira hejuru. Buri rwoya rumwe muri ubwo ni ruto cyane inshuro 200 kurusha umusatsi. Ni nko gufata ubunini bw'umusatsi umwe ukabugabanya inshuro 200. Mu buzima bwose ubaho wumva amajwi ari hejuru ndetse n'ibindi bintu bisakuza. Uko wumva ibintu bisakuza, bumwe muri bwa bwoya buragwa ntibweguke. Ubwo biba birangiye, ntabwo busimburwa. Ku myaka 70 y'amavuko cyangwa 80, ubwo bwoya buba bwarapfutse ubundi bwaraguye ku gipimo kinini. Aho twatugufa dutatu twa osselet duhurira n'ingoma y'ugutwi haba harakamutse, amatembabuzi yarashizemo.
niyo mpamvu bisaba ko umuntu avuga cyane mu gihe arimo kubwira nyogokuru cyangwa sogokuru. Biragoye gutekereza uko uzabusa mu myaka 50 igiye kuza. Hari imbuga za internet zihuriraho abantu benshi zibikoramo ibisa n'umukino, bagakoresha gahunda za mudasobwa zihindura amafoto y'abantu zikayongerera iminkanyari, bakereka abantu ko bashobora kuzaba basa nibasaza. Abantu benshi by'umwihariko abakiri bato babona amafoto yabo yagereranijwe n'uko bashobora kuzaba basa mu 2072, ntabwo bishimira ayo masura bazaba bafite, kuko no kubona uruhu rwawe rwarajeho iminkanyari bituma utekereza ko n'ubuzima bushobora kutazaba ari bwiza. Gusa abantu bakuru babonye uko bashobora kuzaba basa nibasaza bo birema agatima bakavuga ko iminkanyari n'imvi ari ikimenyetso cy'ubunararibonye n'ibikorwa byinshi umuntu aba yarakoze. Gusaza bitangirira he? Mu 2010 hari ubushakashatsi bwakorewe mu Busuwisi bwagaragaje ko abantu bafite hagati y'imyaka 15 na 19 batekereza ko gusaza bitangira umuntu afite imyaka 60 y'amavuko. Abafite hagati y'imyaka 40 na 49 bo batekereza ko gusaza bitangira umuntu afite imyaka 69, mu gihe abafite imyaka iri hagati ya 60 na 69 bo batekereza ko bazatangira gusaza bafite imyaka 72. Birasa naho buri cyiciro cy'imyaka kigenda kigize inyuma imyaka yo gutangiriraho gusaza. Abamaze gusaza nabo bamwe muri bo batari na bake bavuga ko bashaje inyuma, ariko mu mutwe ngo baracyari bato. Jacques Bovin afite imyaka 67, ni umwe mu bashesha akanguhe bifuza gukora kugeza batagishobora kwigenza. Atekereza ko ashaje inyuma, ariko mu mutwe ngo ni umusore. Est-ce que j'ai l'impression de vieillir? Pas du tout. Ntabwo njya numva ko nshaje, mu mutwe wanjye ndi umusore, ariko mu maso y'abantu ndashaje. Nanjye ntekereza ko nshaje iyo hari aho mbabara mu mubiri, ariko ngerageza kugumana imbaraga. Maintenir et puis d'être vivant, c'est ça. J'ai envie d'être vivant. Ni umubare munini w'abashesha akanguhe batekereza gutya. Hari benshi mu bageze mu za bukuru bakunda gukora imyitozo ngororamubiri. Wowe ukiri muto ubyuka wiruka usimbuka imigozi ndetse n'indi myitozo ngororamubiri, ukabikorera umubiri wawe kugira ngo wiyubake ugaragare neza. Abasaza n'abakecuru bo babikorera umutwe wabo. Ikindi wowe muto utandukaniyeho n'umusaza cyangwa umukecuru mu gukora siporo ni uko we urwungano rwo guhumeka ruba rwaragabanije ubushobozi, ku buryo iyo yirutse gato ahita yahagira. Ingufu n'ubushobozi mu gutera k'umutima we nabyo biba byaragabanutse. Inyama z'umubiri we nazo ziba zaragabanutse mu bunini. Ibi bituma wowe iyo wirutse metero 300 wumva nta kibazo, aba yumva asa n'uzamutse umusozi wa Everest. Buri gihe iyo agenda aba yumva hari ikintu kimukurura kimwerekeza ku butaka. Hari ibigo byita ku bashesha akanguhe bivuga ko niba abantu biga uburyo bwo kubaho n'uburyo bazitwara ku myaka runaka, bakwiye no kwiga uko bazabaho nibagera mu za bukuru. Niba abantu babika amafaranga bazarya batagifite ubushobozi bwo gukora, kuki batakwiga nuko baziyumva nibagira imyaka 70 cyangwa 80 y'amavuko? Ku myaka 80 y'amavuko ntabwo umuntu aba agifite umubiri wubatse nk'uko yari ameze agifite imyaka 20. Ariko se ubwonko bw'umuntu ufite imyaka 70 cyangwa 80 buba bumeze bute? Ubwonko burasaza. Mu kubona igisubizo cy'iki kibazo, abashakashatsi bakoresheje amagerageza abasore n'inkumi b'imyaka 25 ndetse n'abasaza n'abakecuru b'imyaka 65. Ryari igerageza ryo kwereka umuntu amakarita 16 arambitse ku murongo, ariko buri karita ikaba iriho ifoto y'ikintu runaka gitandukanye n'ikiri ku yindi. Ifoto y'inka, intama, urubuto, igiti, umuntu. Aya makarita bayereka gukorerwaho igerageza akayitegereza mu gihe cy'umunota wose, hanyuma bagahita bayubika bakamusaba kubura nk'ikarita iriho inka cyangwa se umuntu. Abashesha akanguhe yashoboraga guhetura amakarita 16 yose ayubura ashaka iyo bamusabye, mu gihe abasore n'inkumi bo uwuburaga amakarita menshi yuburaga 2 akababonye iyo bamusabye. Bo buri karita babaga bafashe mu mutwe umwanya wayo. Hari igihe uzabona umusaza cyangwa se umukecuru arimo gushaka ikintu yabuze, akagishaka agakubita umutwe hasi agifite mu ntoki. Nta gishya kirimo. Mu birebana no gufata mu mutwe abana bakiri bato kenshi bakoze isoni abageze mu za bukuru.
Professeur Richard Francowiak yigisha muri kaminuza ya Lausanne. Après l'âge de 50 ans, on commence à perdre. iyo urengeje imyaka 50 utangira gutakaza tumwe mu tunyangingo tw'ubwonko kandi ingano y'ubwonko nayo itangira kugabanuka. Ntabwo bugabanuka cyane ko bugabanuka nka 0.5 ku ijana buri mwaka. Ntabwo ari ingano nini ariko niko bigenda. Mais ça existe. Ntabwo bivuze ko buri gihe bihita bituma umuntu atangira kwibagirwa, ariko kenshi ubushobozi wahoranye bwo gufata mu mutwe buba bugenda bugabanuka. Gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe ku bageze mu zabukuru bishobora gutizwa ingufu no kubiha icyuho, kumva ko n'ubundi ushaje. Gufata mu mutwe ntabwo bikiri ibyawe, ni iby'abato. Professeur Marshall van der Linden yigisha ibirebana n'imitekerereze muri kaminuza ya Genève mu Busuwisi. Quand on active des stéréotypes négatifs sur le vieillissement, eh bien cela conduit à évidemment avoir une estime. Iyo uhaye umwanya ibitekerezo bibi ku busaza bituma wigirira icyizere gike ndetse ntutekereze uburyo ushobora gukoresha bwagufasha kutibagirwa kuko wumva ntacyo wabikoraho. Icyo gihe ubaho mu buzima bw'umuhangayiko, kandi tuzi ko umuhangayiko ugira ingaruka ku mikorere y'ubwonko mu birebana no kwibuka. Les situations en ayant une plus grande anxiété, et on sait que l'anxiété a un effet négatif sur le fonctionnement de la mémoire. Hari ishami rya kaminuza ya Montreal muri Canada rikora ubushakashatsi ku mikorere y'ubwonko. Aba bakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko ubwonko bw'abasheshe akanguhe budakorana umuvuduko muke nk'uko kenshi tubibona iyo hari ibintu bisaba gutekereza no gufata mu mutwe biri bukorwe n'umuntu ukiri muto n'ugeze mu zabukuru. Kenshi abakiri bato batsinda neza amagerageza yo gukoresha ubwonko kurusha abakuze. Ntabwo bivuze ko ubwonko bw'abasaza n'abakecuru bwashaje, ahubwo buba bwarahinduye imikorere kubera imyaka. Dr Uri Monshi wo mu ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri kaminuza ya Montreal akoresheje ibyuma bireba mu mutwe w'umuntu igihe arimo gutekereza, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, yabashije gupima imikorere y'ubwonko bw'umusore abugereranije n'ubwugeze mu zabukuru. Iyo umwana w'umusore azi neza ko mu bintu arimo gutekereza cyangwa se ibyo arimo gukora harimo inshingano nshya cyangwa se ari busabwe gukora ibintu atamenyereye, wenda ari buganire n'umuntu ukomeye atabimenyereye, ubwonko bwe burakora cyane. Buba butekereza cyane uburyo ari bwisohore muri icyo kintu, uburyo ari bukora icyo kintu kandi akabitekerezaho mbere. Ubwonko bw'abasore n'inkumi bwo buteganya hakiri kare bishobora kuza kubaho ku buryo igihe cyo gushyira mu bikorwa icyo kintu nikigera aza kuba yiteguye. Baba bakiri mu myaka yo kwiga, ni ukuvuga ko kuri bo gupanga cyangwa se gutegura uko bari bwikure mu kibazo runaka ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo yateguye ni ibikorwa bibiri bitandukanijwe n'igihe runaka ku muntu ukiri muto. Mu gihe ku musaza cyangwa umukecuru hazamo ubukererwe buke mu gutangira kwitegura ikintu runaka. Umuntu ukiri muto abaye ari buhure n'umuntu ukomeye bari buganire, ubwonko bwe butekereza mbere uburyo uko guhura gushobora kuza kugenda, ibyo bari buganire ndetse n'ibyo aza kwambara. Mu gihe ku muntu mukuru we gutekereza uko icyo gikorwa kiri bugende bisa n'ibibera rimwe no gushyira mu bikorwa icyo gikorwa. Ni ukuvuga ko we byose ashobora kubitekereza hafi birimo kuba. Ashobora gutekereza ibyo baza kuganira habura nk'iminota 2 ngo bahure. Ni ukuvuga ko ubwonko bw'umuntu ugeze mu zabukuru bukora impinduka mu mikorere yabwo igihe izo mpinduka zigeze. Dr Uri Monshi avuga ko iba ari uburyo umubiri w'umusaza cyangwa umukecuru uba warihimbiye bwo kurondereza ingufu no gukoresha ubunararibonye. Avuga ko ubu ari uburyo ubwonko bwihimbira bwo gukoresha ingufu nke, bisa naho ubwonko bw'umuntu nabwo bwitekerereza ibibureba ku giti cyabwo. Bavuga ko abasheshe akanguhe biyumva mu buto, bumva badashaka kwemera ko bashaje, bakunze kugira ubuzima bwiza kurusha abahereye ku myaka 40 bavuga ko bashaje. Ibi ariko bikanagendana n'imyumvire umuntu yahoranye akiri muto. Urubyiruko rutekereza ko gusaza ari ugusahurwa rufite ibyago byinshi byo kuzagira izabukuru ziganjemo intege nke n'uburwayi bwinshi. Kuri twe abatareba cyane ku myaka y'amavuko tuvuga ko umuntu yashaje ari uko yatangiye kuzana iminkanyari ku ruhu. Ni igikorwa gikorwa n'umubiri ubwawo, nta muntu wapfa kugisimbuka. Iyo imyaka tumaze ku isi ibaye myinshi, uruhu rwacu rutakaza ubushobozi bwarwo bwo gukweduka, elasticité. Uku gutakaza ubushobozi bwo gukweduka uruhu rubiterwa no gutakaza ubwoko bubiri bwa proteine ubusanzwe dufite mu mubiri. Elastine ituma iyo ukuruye uruhu rwawe rusubiraho rukuye, mbese rukweduka, ndetse na collagene ifasha utunyangingo turi mu ruhu kugirana imikoranire. Ni ukuvuga ko inatuma uruhu rukomera.
uku gutakaza izi poroteyine ni ibisanzwe, buri wese muri twe umunsi umwe bizamubaho, ariko bimwe mu bikorwa byihutisha ugutakara kw'izi poroteyine, nko gucura ku bagore bituma izi poroteyine zihita zitakara, bityo bagatangira kuzana iminkanyari, kunywa itabi, kwinaniza cyane mu mutwe ndetse no kuba ku zuba igihe kinini. Ibi bishobora kuzatuma uruhu rwawe rusaza ku muvuduko munini urenze usanzwe. Ariko ubundi kubera iki dusaza? Uyu munsi mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byinshi bigitera imbere ntabwo hari umubare munini w'abantu bafite imyaka 100 y'amavuko. Icyizere cy'imyaka yo kubaho nk'uko abakora iby'ibarurishamibare babivuga ntabwo ari kinini cyane. Icyizere cy'ubuzima ni igihe kigereranije cyangwa se cy'impuzandengo kiba kiri hagati y'igihe umuntu avukira n'igihe apfira. Mu mubare w'imyaka umwana muto aba yizeye kuzabaho. Mu Rwanda ubu icyizere cy'imyaka yo kubaho ni imyaka 66 n'ibice 6 y'amavuko. Iyi ni imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare. Ingano y'iyi myaka irahindagurika bitewe n'igihe ndetse n'aho umuntu aherereye. Nko mu bihugu biteye imbere nk'urugero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyizere cy'ubuzima ni imyaka 78 n'ibice 74 ku bagabo n'imyaka 85 ku bagore. Ibi ntabwo bivuze ko nta bantu bahari barengeje iyi myaka, ahubwo ni impuzandengo baba barabaze bahereye ku myaka abantu bapfira. Mu Rwanda mu 2015 abantu bari bafite icyizere cy'imyaka yo kubaho cy'imyaka 64. Ni imyaka yiyongereye kuko imibereho yaje guhinduka. Umubare w'abana bapfa bavuka n'abapfa batarageza ku myaka 5 waragabanutse. Ubuvuzi butezwa imbere. Mu bihugu biteye imbere babaraka abaturage biyongeza amezi 3 y'icyizere cyo kubaho buri mwaka. Ni ukuvuga ko iyo bagereranije ibikorwa by'iterambere n'imibereho y'abaturage bikorwa buri mwaka, haba mu buvuzi, mu burezi no mu mibereho myiza, ibi byose iyo babyegeranije bituma buri muturage yongera amezi 3 ku cyizere cyo kubaho buri mwaka. Bivuze ko umwana wavutse mu mwaka wa 2011 arusha amezi 3 y'icyizere cyo kubaho umwana wavutse mu 2010. Ibi bimaze imyaka 50. Ibi byose byaturutse ku kunoza imibereho. Niba mu kinyejana cya 20 abantu barogaga rimwe mu minsi 4, ubwo kuba uyu munsi abantu boga buri munsi hari icyo byongereye ku mibereho yabo. Uku kwiyongera kw'icyizere cyo kubaho ariko nanone kugendana n'amikoro y'abantu n'ibyiciro by'imibereho barimo. Mu bihugu biteye imbere by'Uburayi nk'urugero mu Bufaransa, hari ikinyuranyo cy'imyaka 7 y'icyizere cyo kubaho hagati y'umukozi ukora akazi k'ingufu w'imyaka 35 n'umukozi wo mu biro w'imyaka 35. Umukozi w'ingufu arushwa amahirwe yo kubaho imyaka 7 y'inyongera kurusha umukozi wo mu biro bangana. Kubera iterambere ry'ibihugu bikize, umubare w'abasaza n'abakecuru bafite imyaka 100 no hejuru yayo ntabwo usiba kwiyongera. Uyu munsi mu Buyapani niho abaturage bafite amahirwe menshi yo kuzageza ku myaka 100 mu isi. Ubufaransa buza ku mwanya wa 2, Ubudage, Ubutaliyani, Ubwongereza. Mu Bufaransa uyu munsi hari abaturage 15,000 bafite imyaka 100. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 babarirwaga mu magana. Batekereza ko mu 2060 Ubufaransa buzaba butuwe n'abasaza n'abakecuru bafite imyaka 100 no hejuru yayo batari munsi y'200,000. Mu bihugu bikize umwana wese uvutse aba afite amahirwe ya 1 ku 10 yo kuzagira imyaka 100. Bigenda bite ngo babe benshi bafite amahirwe yo kuzageza kuri iyi myaka? Mu mwaka wa 2011 hari ikigo cya kaminuza ya Yeshiva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze ubushakashatsi ku myaka n'imibereho y'abantu. Ni ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 1000 bafite imyaka 100 no hejuru yayo. Ubu bushakashatsi bukirangira, iki kigo cya kaminuza ya Yeshiva cyemeje ko kumara imyaka 100 y'amavuko cyangwa se hejuru yayo bituruka hanini ku muryango uvukamo. Nibyo wanyumvise neza, hari imiryango igira abantu baramba ku isi. Kugira ngo ikintu kibi cy'umuryango cyangwa se cy'igisekuru bajye bavuga ngo umuryango wabo bakoresha imoso cyangwa se mu muryango wabo bose bagira abantu bareba imirari, bituruka ku turemangingo twifatizo turanga umuntu runaka tukanagira uruhare mu mibereho n'imikorere y'umubiri we, les gènes. Umubiri wacu ugizwe n'utunyangingo cyangwa se cellule. Cellule nizo zikora akazi kenshi k'umubiri wacu nko gukura no gukira indwara. Utunyangingo cyangwa se cellule zikora ibyo zitegetswe cyangwa se ibisa n'ibyanditse kuri gene. Gene
niko karemangingo karimo ibyitwa ADN cyangwa se akanyangingo k'ikirango, kakaba n'akagena isura y'imibereho tugira. Niko kagena ibara ry'amaso yacu, niba dufite amasoso, niba dufite uruhara. Niko gatuma umwana asa na se cyangwa sekuru ariko ntase n'umuturanyi wabo cyangwa se ngo ase nanjye. Ni gute kumara imyaka 100 bishobora kuba iby'umuryango cyangwa se iby'akarande kandi tuzi ko gusaza bitagira karemangingo kabishinzwe? Nta karemangingo ko gusaza kabaho. Ni gute gutinda ku isi byageraho bihurira n'umuryango w'abantu runaka? Tumwe mu turemangingo cyangwa se gene tunagira uruhare mu kuvubura imwe mu misemburo nka insuline. Insuline ni umusemburo uvuburwa n'urwagashya ukagena ingano y'isukari iri mu maraso y'umuntu. Gene cyangwa se uturemangingo tugira uruhare mu gukora iyi insuline. Utu turemangingo cyangwa se gene turatandukanye kuri buri muntu. Natwo ubwatwo turimo amoko atandukanye. Abahanga mu by'ubuzima ibi babyita allele génétique. Muri aya moko atandukanye y'amagene cyangwa se utu turemangingo harimo yitwa FOXO3 ifitanye isano n'umusemburo wa insuline. Abashakashatsi mu mikorere y'umubiri wacu bavuga ko abantu bafite imyaka igera ku 100 bafite mwene iyi gene ya FOXO3 cyangwa se mwene aka karemangingo baba bafite ubuzima bwiza kurusha abafite imyaka 100 bafite ubundi bwoko bwa gene. Ibi bigaragaza ko nubwo nta karemangingo ko gusaza kabaho ariko habaho isano hagati y'ubwoko bw'uturemangingo umuntu afite no kuramba kwe ku isi. Ibi bivuze ko ufite amahirwe menshi yo kuzageza ku myaka 100 no hejuru yayo niba mu muryango wanyu hari uwigeze kuyigira. Ibi ariko ntibihite bituma ubyina insinzi kuko aya mahirwe ushobora kuba urimo kuyatera inyoni niba unywa ipaki y'isegereti ku munsi cyangwa se niba urya nabi. Mw'isi yose abantu bafite amahirwe yo kugira imyaka myinshi yo kubaho ni abagore kurusha abagabo. Babara ko mw'isi yose mu bantu 6 bafite imyaka igeze ku 100 umwe wenyine niwe w'umusaza, abandi bose n'abakecuru. Igisa no kuvuguruzanya kuri iyi ngingo nuko abagabo bafite imyaka igera ku 100 ari bo bake ariko nibo bafite ubuzima bwiza kurusha abakecuru b'iyo myaka. Muri make umukecuru n'umusaza bose bafite imyaka 100, umusaza bafite ubuzima bwiza kurusha umukecuru. Ibi biterwa nuko abagore bagira ubushobozi bwinshi bwo gufata n'indwara ariko ntizibice mu gihe abagabo b'indwara zibica cyane, ari nayo mpamvu abenshi batageza ku myaka 100. Ibi biratugarura ku kibazo twibajije mu kanya. Kubera iki dusaza? Kubera ko tunyangingo tugize umubiri wacu turenga miliyari 100 tugera igihe tugahagarika gusimburwa cyangwa se kwiyuburura. Udushaje bikaba birarangiye. Uburyo tunyangingo twiyubururamo tukaguma turi bazima ni ukwigabanyamo ibice. Buri kanyangingo kaba karimo ADN yawe. ADN, acide désoxyribonucléique, ni kimwe mu bigize ubuzima kiba kiri muri buri kanyangingo kaba mu mubiri ndetse no muri tumwe mu dukoko. ADN ni nka plaque ya buri muntu kuko ibitsa amakuru yose y'umwihariko yerekeye ubuzima bwa buri muntu ku giti cye. Ni amakuru yitwa genome. Iyo akanyangingo karimo kwiyuburura cyangwa se harimo kuvuka gashya, ADN karimo nayo ihita itangira gusa n'iyikora bundi bushya igakora ibyitwa chromosome. Izo chromosome zigenda zibyara izindi zisa nazo bigasa no kwifotora. Iki gihe akanyangingo cyangwa se cellule nako gahita gasa nakavuyemo tubiri. Ibi bakabyita mitose. Buri uko chromosome yikubye kabiri cyangwa se ibyayindi ahagana ku mpera zayo haragabanuka. Bivuze ko hari ingano y'amakuru aba ari muri ADN ahita atakara. Iyo tunyangingo tw'umuntu twiyuburuye cyangwa se tubyaye utundi inshuro zirenze 50, ubwo ni ukuvuga nyine mu myaka igera nko muri 50, chromosome ziba zarashegeshwe no kugenda zitakaza igice cyahagana ku mpera ku buryo tunyangingo tugenda duhagarika kwiyuburura. Bisa no gutyaza umuhoro cyane ukagera aho umara. Ntabwo bivuze ko utunyangingo twawe tuba dupfuye kuko dukomeza gukora za proteine ariko zikaba proteine mbi. Ni proteine zitashobora guha umusaza ubuzima nk'ubw'umwana w'imyaka 25.
batubwira ko niba dushaka kwigiza inyuma igihe cyacu cyo gusaza tugomba kujya dukora imyitozo ngororamubiri, tukarya neza, tugakora imyitozo yo gukoresha ubwonko, tukagira ibitekerezo byiza ku gusaza, ntitwumve ko gusaza ari ishyano riba riguye. Ibi bifasha abantu gusaza bitinze, banasaza bagasazana ubuzima bwiza. Uyu munsi nta kinini kibaho cyatuma umuntu abaho ari umusore ubuzima bwose, gusa uko bigaragara ni ikibazo cy'igihe gusa. Mbashimiye kuba mwumva ibiganiro bya Radio Rwanda. Iki kiganiro cyitwa